ntabwo twagarutse ejo hari ikiganiro cyacu gifite views zingahera cyane banarebaga nimugoroba cyari kiri mu 50. Tesha, she is my best friend. Ubu ameze nk'umuvandimwe. Ni umuntu duhorana kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere. Bari bakubise Tesha, twagiye tubisobanura. Ni umuntu washa kwita Tesha nyine nanjye. Ubwo nyine hari igihe umunsi wawe wagezeho kuraburiza. Umunsi wo kuraburiza rero iyo wageze nawe wawuhungira. Rwaserera wizimbaza ntabwo nzi kubazaho ndakubaza for your side. Ntabwo nzi kubazaho. Baza rero ngiye wibireba. Kubera iki wowe muri no minsi turi kubona nka Rwaserera uri kwisangamo y'abantu ariko se Rwaserera nubwo ntayiziyamo namwe muzimpozamo ngaho ngo kwande njya kubona nkabona ndi kuri tamuniri ya abo bagirana amashyari nabangiye kubesa sheri wanjye. DJ Brian na Tesha baratandukanye kuko bose umwe ari mu Rwanda n'undi ari mu Rwanda kandi ntabwo turi kubona ibikorwa byari byaragenze bite kugira ngo muhagarike ibikorwa. Slim Jesus tubona nyine bigiye kuba ibindi bintu turavuga reka tugende gukora n'ubundi naga ari ibintu bya danje kwitereka tukivugira inkuru tugatera ama story naga ari ibintu bya danje nyine ariko wenda ntabwo tuzajya tubikora ngo buri munsi ariko wenda nka gatatu mu cyumweru kane se cyangwa cyane gatatu cyangwa kane birahaye. Nta mungenge mujya mugira ko mushobora gutinda nkuko mabuvuga mu focusinze mu kandi kazi mukaza musanga mwari bagiranye ku gace. Impamvu tutakibagira ntabwo twagarutse ejo hari ikiganiro cyacu gifite views zingahera cyane banarebaga nimugoroba cyari kiri mu 50. mu gitondo cyari kiri ku 90 niba atari ijana. Nuvuga ngo impamvu twebwe content yacu nagirambirana ni story n'ubuzima ibyo twaciyemo uko byatugendekeye ukuntu tubanye n'abandi twirinda kujya mu bintu cyane wenda ibingi bubona abandi bakora ngo bagiye kwibanda kuri runaka cyangwa se kubiki twe tukigira nyine ku byacu ama story yacu ibyo twahuriyemo nabyo aho dukora ibyo twirirwamo nizo story zacu. Izo story rero nago zirambirana sinibaza kubatira. Tesha ni muntu ki yavuze iki ku buzima bwawe? Tesha, she is my best friend. Ni inshuti naga ari inshuti ubu ameze nk'umuvandimwe. Ni umuntu duhorana kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere. Ni umuvandimwe wanjye nyine turi close cyane ukuntu meze n'ukuntu ameze nyine ahubwo ari he nagaraza Nesta Tesha nagaraza yaraje kuko nawe twari dufitanye gahunda. Bita nkubazaho n'ikibazo bita nkubazaho mu minsi yashize twumvishe twanabonye n'akavideo kawe kari gusirikira ku mbuga nkoranyambaga usa nkaho umujinya warakaye burakari muri hejuru cyane. Bari bakubise Tesha twagiye tubisobanura. Ni umuntu washa kwita Tesha nyine nanjye. Ubwo nyine hari igihe umunsi wawe wagezeho kuraburiza. Umunsi wo kuraburiza rero iyo wageze nawe wawuhungira. Mba ndatukanye nyine ariko nyuma nakoze live nsaba imbabazi. Ndabwira byari umujinya kubera ko bari bakubise inshuti yanjye iki ariko ndavuga Imana imbabarire nk'umuntu wabatijwe nagomba nkwiye gutukana nyine bigeze kuri iriya level. Nyine ari ibintu umuntu aba yararetse iyo umuntu yongeye kubikubonamo rero ahita abona waraburije kandi kuko nararaburije kandi kuraburiza singiye kuvuga ngo birarangiye wa muntu nejo naraburiza nejo bundi igihe cyose nyiri mu ino mihanda kuraburiza nakantu rwose kakuba utanakiteguye ariko nasabye imbabazi kandi nabonye ko abantu bambabare barabimbwiye. Buriya hari igihe mukunda kuvuga yuko agaca n'ukanya gashobora kuba kakwibwa nk'uko izabana izibwa. Hari umuntu igeze batera ubwoba ariko bishobora kuba ibintu byabo. Ntawe nuko just urumva tugitangira nago twe tumenyera ibintu by'amacano twabonaga dushyiraho video tukabona abandi bantu nabo bayikuyeho bayipostinze so tumenye ibyarogo. Brand twagiye gukora na rogo tugira. Tumenya ngo ibyarogo. Rogo rero barayidukorera bakazaza bayishiraho. So tukavuga rero umuntu uzagishiraho video zacu twifashisha abantu babimenyereye bakore copyright something like that. Bateri copyright. Ndaje sheri. Yego Josh ndaje. Okay? Yeah. Hanyuma DJ turi kugenda dusoza kugira ngo tukurekure. Aka kanya warokise bamwe mu babyinnyi muri gufatanya mu kazi kawe wasobanura ko twenda uburyo bwa rokritoma n'ubwenda hano warabivuzemo ariko ushobora kutabivuze muri full detail. Ntabwo ngewe nigeze njya kumvuga ngo itangazo ngo ndashaka ababyinnyi twahuye n'abantu duhuje hari ukuntu nk'ubu dushaka guhura ari ubwa mbere tubonanye si ubwa mbere tubonanye ndibaza nuko wenda wabonaga ariko twaganira wenda tutaziranye so hari ukuntu uhura n'umuntu ukumva murahuje nyine so nuko kuntu rero byagenze ko nubundi bazaga kutureba ku kazi nubundi tukabyina bisanzwe ariko turavuga ariko se why kubera iki tudashaka noneho kubishyira tujye tugenda kuri stage dukore stage ya danje nuko twahuje ariko urumva twebwe ukuntu duhura
ntabwo ari nka bino bindi ujya kubona ukabona umuntu ari guhamagara ngo runaka na runaka ngo muzaze kumbyinira no twebwe we are family we are like a family nyine turumvikana dukora nyine ibintu buri wese abashyigikiye undi ntabwo bashaka ngo ntere imbere njyenyine bashaka ko nabo ngabo nabo batera imbere ni ukuvuga ngo nyine turi umuryango ariko nabyo mungu ariko nabonye ejo bundi kuri live ari kumubwira ngo umugurire amenyo oya ni kwa kundi twikorera live nyine tukajya gutera blague n'abantu twiboneye akanya byakatugushimire cyane urakoze nkuko nanjye nyine nkora ntabwo navuga ngo ngibanganire ntabanga nkora nkuko n'abandi bakora ahubwo wenda abantu ubwo wenda cyangwa se n'ababosi batanga akazi bagatanga bitewe n'uko babishaka bitewe n'uwo bashaka ariko hashize iminsi twumva mu kazi kanyu harimo za rwaserera wizimbaza ntabwo nzi kubazaho ndakubaza for your side ntabwo nzi kubazaho rero ngiye wibindeba ndakubaza for your side na undi muntu ndi bukubaze wowe yego mu kazi kanyu harimo za rwaserera twumva ngo bimeze gutya na gutya bimeze gutya ngo amatiku bamwe birukanywe abandi nabo ngo bigenda gutya kubera iki wowe muri no minsi turi kubona nka rwaserera uri kwisangamo y'abantu ariko se rwaserera nubwo ntaheziyemo namwe muzimpozamo ngaho ngo kwande njya kubona nkabona ndi kuri tamuneri yaho yari bya tamuneri nubwo nari mbizi nabimenye ariko mfunguye YouTube ndakubeshye se nibwo ngira ngo nenze ngo tamuneri nibizi nkajya kubona nkabona bakizo nyine ntabwo umuntu ahora no muri rwaserera urumva n'umuntu arakura renga sibyo n'ubundi rwaserera uri muri industry ntabwo wayibura uri muri entertainment ntabwo wayibura kuko nuvanga ubuzima bwacu buba bumeze nk'uburi ku karubanda sibyo n'ubundi harya karihuta cyane kandi ntago ndi perfect ntago ndi umwere byanga byakunde ejo n'ejo bundi nshobora kwisanga mu kabazo sibyo urumva rero iyo mbyisanzemo bita biba binini mukagira ngo wenda no mu buzima busanzwe ni ibintu binini kandi wenda nakosheje nk'uko undi muntu yakosa ariko kubera yuko wenda abantu benshi banzi ugasanga byambanye ikibazo wemera ko mu mwuga wanyu nawo wajemo amashyari ntabwo niba ari uko wenda ngewe mara kurya nkajya no kwikorera nkatanga ryama abo bagirana amashyari nabagiye kubesa sheri wanjye nyine ndi kwibaza ko wenda ntibyabura ariko nkanjye si ubu wajya kungirira ishyari imana ntacyo nisha ntacyo nkijije ubuze ngo waba uri kwikora no kwigora mu mutwe hanyuma ku munsi w'ejo niba nibeshye nibwo nabonye mwaragarutse ku gacano k'abanyarwanda dukunda cyane nanjye ndumura urubizi ariko abantu bari kuvuga bati DJ Brian na Tesha baratandukanye kuko bose umwe ari mu Rwanda n'undi ari mu Rwanda kandi ntabwo turi kubona ibikorwa byari byaragenze bite kugira ngo muhagarike ibikorwa yewe ntabwo dutunzwe na YouTube channel sibyo mfite akazi ko kudija mfite organisation sibyo ibyo bintu byose ni ibintu biba bikeneye ko najye mbijyamo kandi mu byukuri ntabwo nakicamo ibice 100 sibyo gerageza kureba ibirimo amafaranga cyane urabizi ko YouTube ibamo amafaranga pe mu mufungo kabisa kandi suko natwe twayabura ko natwe tuba twakoze sibyo ariko mpita ndeba cya kintu kiri butume ninjiza cyane kurusha ikindi akaba aricyo ujya guhugira nk'ubu ngubu urabizi ko muri sama no muri ano mezi ya nyuma mu bintu bijyanye n'ubudije nk'uko bivuze pe kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru wenda havuyemo ku wa kabiri no ku wa gatatu cyangwa se havuyemo sometimes n'igihe ku wa gatatu nabwo nkora cyane cyane ku wa kabiri nibwo ntakora urumva kurara uri gukora mu gitondo ukajya kwita kuri ibyo ngibyo ukongera kujya mu by'ikiganiro ndavuga rero reka iby'ibiganiro tube tubiretse kuko twanashyize n'itangazo hanze none twongera kubona akanya twongere tubijyemo n'ubu ngubu nagaruva nk'akazi kagabanutse ahubwo abari batwishe baravuze tugiye gukora unsubscribe twebwe niba twarakoze subscribe dushaka kubabona si tubabona twebwe n'uburenganzira bwacu bamwe na bamwe batunzwe na YouTube kandi ntabwo dutunzwe na YouTube YouTube tuyijyaho nyine just for fun iyo rero dufite akandi kazi kenshi ko gukora turabihagarika muhajya mu buryo bwo kwishimisha ahubwo ubibaza ko tuba twagarutse kubera pressure y'abantu baravuze ngo mwarashwanya ariko ntabwo twashwana sho Tesha ni inshuti yanjye ni umuvandimwe nta kintu na kimwe cyanshwanisha na Tesha iki kintu cyatuma ushwana na Tesha okay abantu bashwana sibo navuga ngo ubundi abantu bashwana ngira ngo ni nibyo baba bahuriyemo Tesha rero twebwe ubuzima tubayemo butandukanye n'ubundi buzima abantu babayemo hano hanze nyine
tubaho ni ugusaba Imana gusa tubone bukeye ubundi ukagira umutima mwiza byaba na ngombwa ugakora ibyiza ukanabana n'abashaka ubundi ubuzima bugakomeza nacyo twashwanira na Tesha ngiye. Buriya bigaragara nkaho nta watinya kuba ari umwe mu DJ ugezweho uyu munsi mu Rwanda. Uyu munsi abandi ba DJ uri kubona bari kugenda bazamuka gukorana muri ibi bitaramo byose uko bizajya bigenda bikurikirana, ariko dushake n'abandi bahanzi. Twabwiye ko wenda mu bitaramo buri gitaramo tuzatuba dufite abandi bahanzi dushaka kwerekana, noneho dufite n'abahanzi bakuru bazajya baba bari muri ibi bitaramo. Yasinzi nimba wenda usobanukiwe neza. urumva n'abahanzi bavuga ati kibasobanukire neza ubaje niba uzajya gukomeza gukorana n'aba DJ ndetse n'abahanzi usa nk'unsubije ngo DJ Brian niwe muzajya musa nawe mukomeza gukora Simo n'abandi nyine ikibazo nibaza DJ Brian niwe uzajya ari main DJ yego niwe main DJ w'ibitaramo yego mwamufitanye contract cyangwa yego turakorana. Niyo mpamvu nanjye ntago najya kubikubwira tutari gukorana. So kubijyanye n'abahanzi rero tugendana n'abahanzi bagezweho, ariko by'umwihariko kuzamura umuziki nyarwanda tuzadukorana n'abahanzi n'aba DJ. igitaramo cyawe usa nkaho ukomoje ukavuga ngo tuzadukora n'abahanzi bari nta mwapkamingi tuzabona wenda tuzatubonamo wenda kuko uti mu gitaramo cyawe hazamukiyemo runaka urugero nk'uko twavuga mu gitaramo cya The Ben giheruka nibwo abanyarwanda bashoboye kubona ya mpano ari twavuga ngo nibwo yashayininze yari ahari ariko nibwo yashayininze. Yego ni ukuvuga ngo ndibaza ko impano nyarwanda zo turazifite, si ngombwa kuvuga ngo ni umuhanzi ukizamuka, ni umuhanzi wakoze nka Diezdora, ni umuhanzi uri hit, ni umwe mu bana bagezweho abantu bakunda, by'umwihariko ya mpano dufitemo Roskana. So rero numva ko ahubwo reka dufatanyirize hamwe kugira ngo bana bari gukora basohoye indirimbo bakabamenya kugira ngo tubashe kubereka abantu. So ndibaza ko rero ari cyo kintu cyiza, kandi abahanzi bafite impano yaba bakizamuka yaba barimo yaba bageze kure nka ba Davis ba Bushari n'abandi, tuzajya dukomeza gukorana ariko tutibagiwe n'abo ngabo bamaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda. Murakoze. Yitwa Pionika Chris Widi Rwanda. First of all, nshimire B1 Jini kwa yatekereje kuba cyangwa se n'abasore productive utekereje kuri DJ Chris DJ mwiza cyane muri iyi minsi. Ibibazo mfite mbifite kuri Bushari ndetse na mpano. Hari festival beat baherutse kujyamo umwaka washize nawe wari uyirimo. Wakoze indirimbo nyinshi cyane ugaragaza imbaraga, ariko abantu bavuga ko ari indirimbo ngo zitajyanye n'igihe tugezeho cyangwa se nabyo byaba byatumye ngo usubira inyuma uko babivuga. Uhita mwumva yuko nyine konseri yabereye ari imwe, ntabwo abagize imwe ziba zitandukanye n'abari gutegura amakonseri baba batandukanye. Kuri inshuro konseri iyo nari nagiye mu mwaka ushize ntabwo ariyo konseri ba Bicoye bagiyemo, kandi nanone Bicoye ni umuji wanjye, ni boss mukuru muri Kenya Trap. Nika ko ahantu haba ikibazo nuko ahubwo Kenya Trap itajyayo, hataboneka umuhanzi ujyayo, ariko nka gutyo Bicoye ariyo nanjye mbagiye n'ubundi aragenda agahiga tukazana muri game. Nabirenze ubwo nyine impamvu nagiyeyo nuko nashakaga nanjye kuba ndi kumwe n'abavandimwe banjye, turi gutegura n'ibintu byiza nk'ibi ngibi, tuzagenda ahandi gutaha.
arasubijwe cyangwa bamuhe viza n'abagize ese bush mwongereho wari recordinze kuri album mwahuriyeho yes 250 indirimbo zawe wasabye ko zivaho cyangwa nyine warabareke babitre barakomeza na solo no iriya ni projet nini ntabwo ari projet yo kurikodinga gusa kandi niba ari projet nini igomba kuba ifitemo utundi tudiru tugiye dutandukanye ntabwo iriya ntabwo ari yo tiru ibayeho ya mbere ntabwo ari yo ya nyuma kandi harimo abartiste benshi niba barabikurikiranye biracyakomeje muzagenda mumenya ibindi uko bigenda biza gahoro gahoro Nakoze cyane Josh tugana ku musozo tuza kora mu tuganye ijambo abantu babanza indirimbo zawe ntabwo ibintu byose bigomba gusa cyangwa kugira gusa kuri level zingana kubera yuko n'abana umuntu abyara ntabwo baza basa so icyo nakubwira cyo ni uko hari kandi imiziki ndacyayisohora kandi ndacyakomeje so rero ibigenda bibamo hagati yo gukora ni byinshi so rero ndumva basubire ntari banyuzwe cyangwa ari cyo mbarenza abanyarwanda bayizaga abo bavuga ngo banyuzwe cyangwa banyuzwe soze cyangwa dufate kimwe dusasigaye n'ibindi nakubaza Joshua batubwiye ku bigendanye na Let's Celebrate ko izakorwa ari concert ngarukamwaka uyu mwaka ngarukakwezi sorry uyu mwaka mwahisemo gukorana na Kiriku baravuze ko muri kureba ku bahanzi bo muri East Africa ese mu nzozi z'igihe kirekire birashoboka ko Let's Celebrate tuzabona yageze ku rwego rwa nyuma concert aremereye ku buryo dushobora nko kubona Jean yakoze muri vuga ngo Chris Brown agiye kuza i Kigali mu gitaramo cya Kigali Protocol cyatewe inkunga na B1G birashoboka izo nzozi zirahari zuko cyangwa kizakurikira n'akantu karimo kare nubwo ari inzozi z'igihe kirekire ndibaza ko abazitabira kiriya gitaramo bazabona ubundi butumwa bwisumbuyeho ni muri ayo magambo nagusubizamo bijyanye nyine no gukorana n'abahanzi bo hanze biri muri gahunda zanyu cyangwa kazakomeza yego muri aka kanya dufite Kiriku nk'umwe mu bahanzi beza so rero usibye Kiriku dufite n'abandi bagezweho mu Rwanda so rero reka tubanze dufokasinge kubo dufite ndibaza ko no ku munsi w'igitaramo cyangwa se nyuma ya performance zabo ntabwo muzagenda mumenya andi makuru yisumbuyeho bashimira abanyamakuru abafatanyabikorwa n'abaturage bafite mu gitaramo cy'umwaka ariko wabwira abantu ko bashobora kubona itike itariki y'igitaramo aho bizabera aho muzaba muri kumwe hanyuma ku bantu bari kugura amatike ushobora kujya kuri Sync ni platform igezweho icuruza amatike ndetse bahita baguha message yihuse ugahita ubona tike mu buryo bwihuse ariko nta muntu uzagorwa no kwinjira mu gitaramo kuko n'amatike azaba hari ku munsi w'igitaramo tunabwira abantu bakomeze bagure banaze kuko n'ubundi dusigaje iminsi mike kandi amatike urumva nashira bazaba bahombye ibintu turi kubategurira murakoze gutangira ni saa 10 igitaramo kizabera Mundi Center dushimira abanyamakuru dushimira n'abahanzi n'aba-DJ twabanye mu kiganiro ngo mufashe kubwira abantu ko icyumweru ari gahunda tunagize mwakoze cyane iki kinyobwa cyacu umuntu anywayeho ntabwo abiza adafite ntabwo abiza ahubwo ko byiza dufite n'ubwo by'amasaka by'amasaka murije hasi umushumba mo hano byabaye sazonaho nyuma ukafata ujye muzigaba ujye muzitugabira akabazo kamwe dukora zanyu mu mutatu
tumaze kuba benshi urabona ukuntu tungana ahangaha kandi urabizi mu myinjirize muri ino minsi mu bitaramo mu Rwanda unakuba ikibazo ugasanga hari abo mwakoranye hari abo muziranye hari n'abo mutakoranye bakagera ku muryango ugasanga uwo mwakoranye asigaye inyuma undi kubera ko muziranye aratambutse icyo kintu natwe ngewe umuntu wese uri hano ndibaza ko batambukije liste wese arabona tike y'uburyo azinjira